Mwabyumvise rero bakunzi ba BNN TV show, twageze kuri wa mugabo ndetse ni umustar uyu Vincent mubona, tutabyirengagije benshi bagenda mu mujyi wa Kigali ndetse no mu nkengero zawo baramuzi. Abagenda muri gare bo nta muntu utaba uzi Vincent atega imodoka. Uyu Vincent rero ni umuntu udashobora kumenya ese Vincent ibi bintu abimazemo igihe kingana iki, kuko urabona ko ni ibintu bye mu by'ukuri yatweretse uko bakatisha. Ese aranadufasha batwereke wenda uko bakata cyangwa se niba ari ugukata simbizi, atwereke na karoti cyangwa igitunguru. Ejo hatazagira ufata umwanya wo gukata karoti akawukatisha igitunguru. Nubwo ngo bino bintu birasobanutse biba binagaragara. Nanjye mba nshaka ko amagambo ajyana n'ibikorwa. Iki gitunguru mureba nkata wagikoresha muri salade, mu mureti ku ipanu, abarya umureti barabizi, gishyana n'amagi neza. Nta kindi cyuma cyakata paseri y'igitunguru usibye spice rice. Tugeze kuri karoti, dore ko kayihata uburyo bwihuse kandi bworoshye bunasobanutse, ikanazibazura kazi ko zabuze muri iyi minsi. Aha karayikata yo guteka mu mvange y'ibirayi n'ibitoki cyangwa mu mboga z'umuceri. Aha muri utu twinya n'irape ya karoti ni hamwe n'agahaye umubyeyi ku kibiriro yongera akajya kukahiza ubwatsi bw'inyana agira ngo ni nanjoro cyangwa akayuya. Ariko nari namusobanuriye ko azajya akaratisha karoti gutya. Iyi karoti niyo mu muceri muri salade cyangwa ukikuramo wa mutobe wa karoti. Uyu mutobe ni ingenzi ku bana no ku bantu bakuru. Uyu mutobe ni ingirakamaro, urafasha. Nanjye niho ninywera, reba fresher mba mfite. Ntago njye nafata abantu Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi ngo babeshye. Akakuma karasobanutse. Akakuma rero karasobanutse. Nyiramaso yitwa Bikende benda kirebera. Ibiciro by'icyuma twabibabwiye, icyuma gikora twabibabwiye. Hanyuma aho babisanga ni kwa Vincent. Ese Vincent aboneka gute kundi tutari kuri TV BNN? Reka ndabisobanura neza. Akakuma aho wagasanga nta handi, nkorera muri gare Kimironko. None uyu ugashaka by'umwihariko nguha nimero ya telefone, urampamagara ukavuga ati ndashaka 2 bigaterwa naho uri. Iyo ari mu ntara nkurangira ahantu gakura, kuko abo mu ntara barambwiye bati se turasora. Nashatse ukuntu bigenza, abacuruzi baraturanguye mu ntara hirya no hino, nkurangira uko tubona. Ariko icy'ingenzi ngo nimero ya telefone ukamamagara. BNN rero turi kumwe n'umutumirwa wacu uyu munsi Vincent cyangwa Vincent. Ni umunyamwuga cyangwa se ni umukozi, ari muri babandi bihangiye imirimo, kuko aka kazi ke nta n'undi muntu wapfa kukabonana. Ntuzagakora zaba yiyitiriye Vincent, ariko ntabwo ari Vincent. Hanyuma rero utwo twuma mu ntara ko tugeze kurangara mu ntara ukuntu bimeze, batazahendwa kandi kwigerera ntibazabahende. Hari umuntu waza akaturangura akagenda akabahenda, ntabwo ari byo. Dore uko gahunda zimeze. Nyagatare ushize nakoreyeyo nasize mahaye igiciro ni 1000 kagura. Manutse za Kabarore naho ni 1000. Kuza hariya Kiramuruzi ni 1000. Kumanuka Kayonza za Rwamagana, Nyakarambi, hariya za Kabarondo hose. Ikintu nsobanuye muri aka kanya, akakuma kitwa spice rice ni 1000 hariho hose. Umuntu uzaguhenda ntuzakagure, uzamamagane nzakurangira ahantu uzakabona ku 1000. Ibi bintu ni byiza rero bakunzi ba BNN TV show. Hanyuma nimero za Vincent cyangwa za Vincent? Yes, urakoze cyane. Ni 078 078 65 65 49 49 784 784. Ni Vincent. No kuri WhatsApp ibihari. Bakunzi ba BNN rero gahunda ni ya yindi, share, comment na subscribe. Hanyuma Vincent, iyo uri mu kazi nk'uku nguku ubaho gute, ufungura gute? Ese restaurant ufunguriramo akenshi ni iyihe ibintu tugukenera tujye tunagusangamo dusangiye? Urakoze cyane. Urambaje uti se ubaho gute? Mu buzima bwanjye bwa buri munsi, mu gitondo iyo mbyutse, mbere na mbere imodoka ngomba kwitunganya, nkayoza kuko isuku ni ingenzi. Kubera nakuye ko mfite abana babiri,
kumenya uko bagiye ku ishuri. Hari n'igihe